zuzuza ibisabwa. Nifuza kumenya nyuma yo kuzifungira haba hari zabwiye ibyo zigomba kuza kugira ngo zongere gufungurirwa. Nagira ngo mbaze gahunda yo kongera kujya kureba ko zakosoye ibyo zasabwaga imezite kugira ngo abaturage bazisengeragamo babigireho amakuru. Hari insengero yo kwa Speaker nanone zafungiwe gukorera kutuzuza ibisabwa. Ubu gasanga abaziyoboraga bari muri ibikorwa kuri za social media. Ese ho mubona bikorwa neza cyangwa hakwiye kubaho imirongo ngenderwaho? RGB ifite gahunda yo guteza imbere itangazamakuru no gutanga inama ku mikorere yaryo. Ariko aho isi igeze itangazamakuru rikomeza guhindura isura, aho nanjye ubu ngubu nicaye nahita mfungura cano nkatangira gutangaza amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nitaye ku ngaruka z'ibyo ntangaza nk'uko mujya mubibona kuri zimwe muri za social media hagamijwe kongera views. Ndabaza nka RGB mwe murakora iki ngo habeho guha umurongo ntarengwa ibyo bitangazamakuru bifungura kuri za social media kugira ngo bitazaba bitandukira bikaba byakwangiza umuturage wacu umunyarwanda? Ariko nawe nkabaza ngo ubundi mubona mutizi social media zikorera amafaranga kuko hari n'abakora amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi zisoreshejwe cyane ko bifashisha ibikorwa remezo by'igihugu cyacu muri business zabo. RGB ifite inshingano ku mitwe ya politike. Tujya tubona abantu biyitirira ko bayoboye umutwe wa politike utarahawe ibyangombwa na RGB, ukabona abo bantu basora amatangazo agenewe abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ugasanga ayo matangazo yiganjemo ubutumwa buyobya abanyarwanda. Nka RGB mukora iki ku bantu biyitirira ko bayobora amashyaka y'abaringa? RGS ya 11 igaragaza ko imikorere y'imitwe ya politiki igeze kuri 91 n'ibice 85%. Ni byiza rwose. Nkanashima uburyo leta ifashe imitwe ya politiki biciye muri RGB, aho kugeza ubu hari inkunga babagenera buri mwaka. Ariko mu rwego kugira ngo iyo mitwe ya politiki ikomeze igeze rwose ku banyarwanda benshi ibikorwa byayo, buri iriya nkunga ntago bareba uburyo yaziyongera kuko haraho igeze, nanze kuvuga umubare wayo, ariko mwareba kugira ngo rwose imitwe ya politiki yacu ikomeze gukora ibikorwa byiza. Ndabashimiye kwa Speaker.